mujyane ku gicumbi cy'ababyeyi. Nanjye ndahasa. Cameraman. Icupa ryanjye sitisika. Karibu ni muze. Mbabazi. Ntabwo gupfukama umwana mu ngiye gupfukamira. Mumbabarire kuba nagize impungenge nke. Babyeyi muratwumva neza. Murakoze. Uvuga ngo gutungana n'ukwanyu upfundura umutungo wawe. Babyeyi gutungana n'ukwanyu. Ngaho upfundura umutungo wawe. Yewe, yes we. Yes, nanye gusuza kandi zere kumeze neza ari hose mu cyo gitandukanye urasaje urengezo amajyepfo amajyaruguru. Of course nitwa Cheketu sinza kuvuga byinshi kuri no munsi kuko no munsi ari cyo bijyanye ngo warasenze uburiki cyangwa wareretswe niwahanurirwa. Ikintu cya mbere n'amakuru dusora atandukanye mu cyo gitandukanye mu Kigali n'ubuzima 50 yindi cyana mu kanya nayo uraza kwimba neza fresh sana magaze nifunze guhera hasi hejuru. Mfite ikarito mu ntoki, mfite igikapu mu ntoki. Iyi karito rero abadukurikiye mwabonye umugabo utanga ubutunzi. Umugabo atanze ubutunzi nagiye mwumva ngaha abantu ubutunzi ngabana akaba ubutunzi ari nabo babuhaye mireba ariko sinamubonye. Nabonye umugabo n'umugore abaha ubutunzi turi hano mu kabari. Abatwa turi kumwe ibyo bariye ibyo banywereye hafi 100 ngahe arabyishyuye yafashe inote imwe yonyine ya 5 ayishyira mu ijag amenamo inzoga yavayemo amafaranga yose twanywereye. Ahangaha turiwe abantu mwese mwagiye mumumbaza abantu mwese mwagiye mu bivugo byinshi byetandukanye. Uno munsi yambwa ati 9:30 ubu hageze ntago ari gitumo twahanye gahunda. 9 zisigaje iminota 9 n'igice zisigaje iminota 5. Okay, mugenzi wanjye turi kumwe hano akira bamwita bucyaca mu gace nkuko mubizi ninjibigi batandukanye kiro meza fresh. Iyi karito do rimu busa ese ikarito rimu mpamuroki buretse gatoya kiyipangu cyo kwa muganga bantumye ikarito. Iyo karito ugiye kwivuza cyangwa ni kirose umva ko twigenje ngo gukira ni rimwe bantumye ikarito buretse bana maskoti bana mu rwembe gahore ari n'amavuta bantumye yo pfumuguza rengi kiro none serega imana avango ni mu buri ubwenge nzabavanaho amaboko. Rero reka kuvuga ibintu byinshi ubu nanjye umva se wonyihamagariye nanjye kugwa gitumo ibigiye ku munega mugire ngo ngarame karito ngo yoze amafaranga se ndashaka kureba ibintu ni karito uza amafaranga gutwara tujya turega twigirisha ni bicace mu gace nkuko bisanzwe n'ikiraso sawa sho na introduction umunsi ndi bukore Isiaka yayikoze. Nje navuze byinshi bitandukanye nje nahawe gahunda na muganga mu minota ku isaha 9:30 hasigaye iminota mike. None urupangu rwe cameraman wabonye urupangu rwe basi ntabwo ziba mu mukire ntabwo ziba mu imbwa nayica ngiye ntabwo wahura imbwa imbwa nayica cyangwa ubwo baje kwirukanganye unuza mu ruhengero rirukanga ngo yapfuye wallahi. None nagiye kora mu kirose ako amutipe w'ibyihene amateka yamubayeho ntago ashinje kwiba bana yanjye cyaza no mukire. Abadukurikiye muduhe commentaire subscribe like share and comment. Ubu ngende bari amafaranga uzema ese ugiye ugiye muri banki ariko cyo ibintu kubaza ugiye muri banki ako ikintu nemeye nubwo ngende ntamwemera neza yahaye umugore n'umugabo amafaranga yuzuye se ubundi siya undi kugira ibitangaza none bivuze ngo Cheketu ndakize se beto muri gitumo buretse katufasha babarira 5 ari nose yanumye 9,000 yanumye 9,000 kiro buretse yanumye 9,000. Ibi ni ibintu urimo kubona no bigutunguye yanumye 1,000 siya yanumye 9,000 ariko 10 amupfumu ngaye mvase nta mupfumu waba muzi meze gutya tuvugisha uko tubaza kwa mu bafite imbaraga zabo ariko hari abantu Imana yahaye imbaraga zabo kuri iyi si. Iminota
tugiye kugira nturagera yambwiye ati niharenga n'umunota umwe agapfusha rukaro nka se turabonanye ikibazo ni ibirahure gusa bazare kutubona umvase turamarira uno munsi nta bintu byinshi mwana ndaburi gushaka kwiruka yemwe Karibu. muraho Karibu. tuko yamba naje muga Muraho neza. rakomeye ni mugenzi wanjye muraho amwita bucece mu gace kandi kamera mawe ntago wamusore nzuginze ko nawe niruka caniruka muga isaha wameze rageze ndahageze muganga ko ndi bambaye nk'abamaserera muganga nahageze ariko Karibu. anegerere muganga ta kiro reka nkubwize ukuri muga gahunda twahanye mwegere se Nta kibazo icara kare. na mugenzi wanjye we karetanye nayo Karibu. kimeze neza muganga rwose Karibu. we none se isaha wampaye mageze neza Ni wowe twavuganaga. njye Isiaka manajye n'ubwa mbere nkubonye najyaga numva amajwi yawe nkabona ibyo ukora nkamenya iki ariko ikintu ndimo nibaza barangiyewe na mugenzi wanjye arabizi nemera nabo yambwiye yarambwiye ngo azamu ubutunzi gusaba ibiraya ahangaha cyangwa ibitoki yafashe umugore n'umugabo baha ubutunzi barakira ni umukire hano hajyamo umuceri nk'ibiro bingahe nk'ibiro 10 gahunda Aba bantu fanta yo kunywa. ngo Nabazanire fanta yo kunywa. ukamenya hano kugira umuntu gitumba bakangura Bismillahirrahmanirrahim nde Bismillahirrahmanirrahim Kuzanira abantu fanta yo kunywa. Sana hano kandi. se muga ntagasembuye mugira ajye ko ntabwo ngiye ngo agasembe bashyire kuno ugende burya ndashona mbere cyaka ntagasembuye mugira ntagasembuye mugira narifite muga ariko ibintu ni cyakoze mugajya koma ngo batamika leta ngarayoza amafaranga arakobe hose urima se muga guteretse mwene hano umva Ahangaha ni ku meza y'ababyeyi. ngiye ngo urama Bavuganye kuri cyambere ngiki tukihuse. yenda shaka amafaranga ariko burya niyo nshaka muga inzoga umutinyweye naba inzoga tuyinywe bo nta yankoraho nabwiye abantu byankukiramo ahangaha naho nubakiye ababyeyi igicumbi hani iwanjye ku nzoga y'abakuru noneho ntibamita mbono rero nabaha karibu hari n'andi tuyo kujya karibu tugakomeza ku gicumbi tangira neretse abantu badukurikiye tuza kumenya ibyaha bamenye urwenya no mu mafaranga 9,000 ariko ari inote y'igihumbi yindi aha ni mu ruganiriro reka nkujyane ku gicumbi cy'ababyeyi nanjye ndaza cameraman icupa ryanjye sindisiga karibu ni muze ntabwo ndisiga telefone yanjye yafata cameraman kwanta yawe naho yizana karibu ni muze cameraman gerane nanjye tugira tunanirwa ni umukire pe ni umukire ariko ni umukire karibu icara ese we icara aho ngaho icara kuri iyo ntebe dore intebe igiye kwicara siya icara kuri iyo kareka ntago nyicara icara kuri iyo ntebe icara kuri iyo ntebe ababyeyi yazo ko nakwicara hasa kugira nyicare kubera imana ndayicara kasi uriyahura nicaye ku ruhu uriyahura nicaye ku ruhu rafatana bangiye gukira muga ndakora twinikaga cameraman gendane nanjye akira vugana n'ababyeyi kiroso twakoze byinshi kubera imana bajya abantu gituma bajya gupfumuza nawe ihembe sha babyeyi muraho neza ababyeyi nguyu mwana wanyu mwemereye ubutunzi ageze aha ku gicumbi ni mu mwakire muvugane nawe musuhuze se siya rapfuye ko yigeze waki zapanze uraho ndacaye ntugire ubwoba nta kidasanzwe ngo nguki
n'abatembere ushaka kutugora kwa so nahageze mwanyemerera ubutunzi bwanyereka yitereka nje kuri baranyishimira nahageze murakoze babyeyi kumwakira reka nongere na imbaraga n'ububasha bwanyu babyeyi bakinze tubaca he binuzanyemo cyambere ni amafaranga kirose ufata amajwi hirya mani ku muhungu ngenda muraho neza yego gutungana ni ukwanyu babyeyi yego umwana wanyu mwemereye kagomba kuza akabasura agatahana ifunguro agahabwa ubutunzi yaje ariko ntabwo yigeze atubwira ko azazana n'abanyamakuru sinzi ishusho mwabifashemo niba muramubabarira mpamagarira muri ibi bintu wazanye abanyamakuru umwana wawe uwo ni inshuti yanjye ngewe nashatse isi yose ibibone nimba koko ibyo mugiye kunkorera ari byo ndashaka ubutunzi ngo bitewe nuko ngashaka amafaranga kandi akaba ashaka ko isi yose ashaka amafaranga hari umukomzi utabibwiye igikoresho twamutumye aragifite babyeyi icyo gikoresho gitereka aho ngaho gipfundikire neza ndakubwira ibyo ababyeyi bambwira bismillah yego bose koce twagutumye iri hehe mwana wacu na abiza amafaranga mwese muri banki twagutumye ziri hehe muri banki ije gupfuma inote twagutumye ziri hehe inote twagutumye zo amafaranga yo kuza mwana mu 9,000 babyeyi kuva amafaranga batonze za noti 9 ari murakorera se inoti 9 ibihumbi 9 yazanye n'abandi bantu n'urwembe yuzuza n'amavuta ngo shyiraho ikindi gihumbi kuko wazanye n'abandi bantu na ya mavuta yarazake azisige shyiraho ikindi gihumbi n'urwembe birambike hasi nkomeze nkubwira nk'uko ababyeyi babitegeka babyeyi yarangije sura sibi kabyara fata kuri ayo mavuta ya razake usige muri icyo gikoresho kirose umuyobora ababyeyi yego siga asigaye yapfundikira yatereke hasi tereramo izo note zombi ujye uzibara imwe imwe uyibara uvuga ati babyeyi tambikiza wema imwe imwe igihumbi bitatu tajyana n'amaguru 8,000 iyo wongeyeho ngibi ni 10,000 ngo wabyishe subiramo ngo wabaze umubare gutabaho nano uratera muvuga ngo iyi ni y'igihumbi iyi ni y'igihumbi yego mwana wacu iyi ni ya 2 yego iyi ni ya 2 yego iyi ni imfura ya beneri y'u Rwanda ya 5 yego yego yamaze kuyatereramo ababyeyi arakurikizaho iki cameraman kuvugana n'abakurambere bampa imbaraga zo gukora ibidasanzwe yego vuga ngo gutungana ni ukwanyu babyeyi ugutungana ni ukwanyu babyeyi nazanye 10,000 byanjye iki gikoresho cyuzura amafaranga vuga ngo iki gikoresho cyuzura ubutunzi na telefone yanjye ndashaka kuyifatisha oya nta telefone urashyiramo iki gikoresho cyuzura amafaranga yanjye ngiye guhabwa ubutunzi funga ndafunga babyeyi arafunze twakoze byinshi twagiye imisozi twagiye mu cyo hano wacu babyeyi muratwumva neza babyeyi funga neza ku buryo
pfuka neza na scotch cyangwa sikoca kiroso abadukurikiye yego babyeyi ibi byose kwisi yose duce cyangwa kujya gusoma kuri icupa ntabwo atapfaje kugira ngo ufate amashusho neza yego babyeyi gupfara na yawe dupfara urazigeneye ku munsi uko yeba fumuke nyine funga neza umuramizo umukene barashize se ibintu byo gupfumaguza yese bungeye muri eliminate cyo ndemera ngo umuganga wigira impungenge mwana wacu ese scotch mugeze imbaraga mu kana tugufa baratse gato Isiaka bibaho baratse ngo ngiye gukira izi imbaraga zidasanzwe z'umurengera abana banje ku ishuri nzamara amafaranga kubishira ishuri biga muri prive uje gukura amafaranga twere imana nyine zikora nzi kuri mushyiramo umuceri nk'ibiro 10 watangiye kugira ubwoba mwana wacu munda bicana ndimo ndasusuna mu ntoki vuga mu mbabare mva hana amahoro ari kugiye twakubwiye ngo tubikore utaje ahangaha ukavuga ko uraza wagarugamije kuza kugira ute mwana wacu urabona umuvandimwe twazanye Banyere kana tujye mu kiganiro fumuza ahangaha abigiro naguto ndapfumuze hari imbaraga zawe hari ikibazo muri aho hari ntabwo turabapfumu turabavuzi n'abavuzi izi ni imbaraga z'ababyeyi dukoresha ababyeyi abantu badukurikire ni ikibazo murana cyo ahangaha Isiaka mumenye ko ari wowe wanzanye Imana izamijuru cyangwa umuganga n'umukire kube ibi byose ni inzara umuntu akubwira ngo ngaraguha ubutunzi ni wawe yiga ahangaha niho ntuye niho mbarizwa ni wowe utanga ubutunzi cyangwa umuntu mukubwira ngo n'indi njyewe nta bushobozi bwo gutanga ubutunzi mfite ahubwo imbaraga z'ababyeyi imbaraga z'ababyeyi nizo ziduha kuba buri wese icyo yemerewe ababyeyi ngo umwana wanyu arumva yakongera akavugana namwe ese ubu ngubu mugiye kuva hano ntakize ubundi uravugira he ndashaka inote nkatira tubanza dufunge neza igikoresho sura nyuma dufata amashusho yose ibintu ndabe byari byo wowe se uramamagara umbaza iki ambaza iki ahantu wanzanyemo sha ndimo ndabona impu ngagiye gupfunza mbona nanjye bikukundira naye ibihumbi 10 mu hano zigarura segarura yemaze amezi 2 bambwira ngo uzatuguha ubutunzi naratiye nabwiye famille yanjye ngiye kuzana amafaranga ndavanga mpitanye muri banki ariko cyo aha nta mafaranga yajyamo tubanza dufunge igikoresho mana nya gusaraguka imbere y'ababyeyi bahabwa ibihano baramurutije inkuba ngo nongera Mugira nzoga ntago ari abakuru ntago ari nta kibazo mwana wacu kameramani nawe ni chamani arayigotomeye wongera kugura ntabwo ibihano n'ababyeyi iyi karito n'utama umufanda kuyigira umura nta cyangwa hano ku gikoresho cy'ababyeyi ngaho nibere cece mu gace kuri sawa sawa Isiaka TV 500 Kigali News binita no ku mbuga zanjye zose Twitter TikTok ko bana bacu cy'umukundi nkoranyambaga gushyiraho ibintu muba mwabo twega twereka abadukurikiye abantu badukurikiye two kujya tugaragaza ibintu by'ibinyoma wowe nimba uri n'igihuhano bitangaza ndashaka inoti bari igihuha tubirabyereka abantu Joano urugwego kameramani ahagarare neza kameramani agira amakuru agucika amusomeje kuri ranzo rw'abamaye n'ingira icyomba tujyana ntacyo urabona ntabwo usomeje n'ingira icyomba tujyana bavura abana babo ndene nyimana n'inzara gusa ikindi nkurikizaho numva nkakurikiza amategeko n'amabwiriza y'igihugu cyawe arasenze uburiki ndi umunyarwanda igikoresho yazanye yari yaragikoreshejeho kiri kujya kitugora murabibona
tugamije kugira ngo tugere aho kitakiriho imivumo. Kuki wazanye igikoresho mwakoreshejeho mwana wacu? Na umuturanyi wakimpaye warafite cyenkayire. Umukurambere ni umugore cyane umukecuru. Uyu nguyu ni umusaza nyamuzindukira akazaza ejo. Umusaza w'imyaka 124. Atuye hehe? Atuye ku isi ya gatandatu. Isi ya gatandatu munsi y'ikirunga mu mba cyitwa Nyamuragira. Aracyabaho se? Cyane kuzimu ni kuzimu. Mubona haba amadayimoni. Cyane kuzimu. Aragenda akayazana. Buriya nta ni dayimoni izongera. Hase ndimo ndibaza. Hari umuntu wamuyaha ubutunzi, sibyo? Hari n'abantu baba bashaka ubutunzi mu bihugu bigiye bitandukanye. Bo yakoresheje imbaraga ngo nabaho ubutunzi. Ariko ibyo nabimubaza mbonye amafaranga amuhanukira. Abari mu birere bya kure. Abari mu bihugu bya kure. Uko twega abantu badukurikirana uko nawe nakwingingiye kugira ngo ibyo uhabwa bihabwe utiribuza hano. Akantu wakoze n'isaho kuzana kugira tuzane bose babireba. Zana kamera. Bose babireba. Ibintu byo muri gucece mu gace bijye hanze. Kiro. Nanjye uwo munsi ndagutunguye ariko se umuntu wamaye kino kintu nakuntu wabicanga ngo urasuka pfa twitara hakiri kare nibiho nago ngamafaranga nibiho twitara hakiri kare umuntu atanga amafaranga gute amafaranga arimo amavuta ya nuzi bamwe ngo nisiga amavuta wacu kongera kujya ukunda ubusambanyi kongera kujya ukunda Isiaka areka ni kiroso zamura twumve buretse sha mikoro akira ababyeyi ye ko mfite umugore sinambaye impeta akira fata igikoresho tangiriza aha mugego Isiaka ari kubusambanyi gagabanya ubusambanyi navugane n'ababyeyi dore igikorwa cyo gufunga igikoresho kirarangiye yese nasambana uvugana n'ababyeyi mwana wawe babyeyi negereje imutungo wa Karuna ndabumva neza nubwo muvugira kure kuri mu ndabumva Cameraman byose bikurikirana tunga hano babyeyi gutungana n'ukwanyu yamaze gupfundikira umwana wanyu izina rya data wantumye ubuki kirasubirebe byose izina rya data wantumye birebe badukurikira karatunga gatunganirwa akakira ubutunzi ari cyo cyamugenjeje aha ngaha ababyeyi muratwumva neza yego babyeyi isengesho ndarirangije gupfundikira igikorwa cyose twakirangije namufasha agapfundura akakira ubutunzi bwe kirasufata amajwi yego babyeyi reka mufasha apfundure kangoki zana cya gikoresho mfungure yego zana cya gikoresho urwembe yego biza bijya munsi reka nipfundure cyane uburenganzira ko bamaze kukoze turahanga cyangwa se peteke kanwa nebeho habyiye ibihumbi 10 yahize muri byo bikiri ndabyemera ko mboye ikarito yanasabye n'igikapu ngo nzajyana mudire ngiki igikapu ze nk'ikiriyasi ko wageze ku gipfumbu ugomba gutahana ubutunzi nukureho kamera abadukurikiye ndakize nawe igihura kizikijwe n'icyo amafaranga wagezemo kora yawe ndakize uzuga ngo mwana amafaranga muri kino gihe cameraman ugenere nanjye nitwijya tunegoshiye ko twigirishije Kigali nozo ni 5 sawa show umutima wabyeyi bari kubona yuko ngo wagize kwizera guke wanashidikanyije saba imbabazi ngo pfuka musabe imbabazi ntabwo gupfuka mu mwana mu ngiye gupfukamira mumbabarire kuba nagize impungenge nke babyeyi muratwumva neza murakoze uvuga ngo gutungana n'ukwanyu upfundura umutungo wawe babyeyi gutungana n'ukwanyu ngaho upfundura umutungo wawe yewe mama yiwe yesu we kuki siya nanjye nkoremo
uwo mutungo ari uwawe. Ntabwo ari wanjye. Sia. Yesu we. Alhamdulillah. Babyeyi gutungana nuko. Kiro ndakize. Nuko anyura. Sia. Yeah. Kamerima. Gushyira mu mutungo wawe. Bakire n'abandi. Fata mikoro zanyu. Tangaza amakuru risezeye. Upanga umutungo wawe. Tangaza amakuru afata na message. Tangaza amakuru risezeye. Yesu we. Tangaza amakuru risezeye. Beretse kiroso, beretse. Yesu we. 500. Ibiri. Yesu we. 500. 500 igihumbi 500 amafaranga muhambiriye tureba. Ababyeyi bari kumaza ngo kubazanya agakoresho gatoya akomeza bari umutungo. Nindi bini bihumbi 500. Kiroso ibindi bihumbi 3. Mugo kumva neza. Nkunze tureba. Ntabwo nabasha kuvuga umushyizemo amafaranga nkabande barenga miliyoni. Hayi. Tangaza amakuru. Kiranye shinga. Ya, rero mutanye kuntunga. Mukunzi wanjye. Cyakije mu mwana. Nkunda. Cyakire. Gutungana no kwandi murakoze Imana wamugisha. Muga nanjye umunyamakuru bagendanye ashaka kubavugisha ababyeyi. Mumbaritse. Yewe. Ubu nanjye nta kintu mwampara. Narese babyeyi. Ubu ko mumuhaye amafaranga agezemo 10,000 nkambo mbona abonye miliyoni irenga. Ubu nize mbaga mukoresha kugira ngo amafaranga ahite angana gutya kandi ko tutakwiye kamera. Sigara mu kibuga kandi. None se uko ari gutungana. Iyi mpano muyiha abantu bameze gute cyangwa bari hehe cyangwa bageze hano? Nuri hanze wari we wese ahabwa ubutunzi. Nariya nayawe yo mu gitereko. Yesu we. Nese muga nk'umuntu uri hanze wenda ashaka ko mwamuha nawe. Maso yacu yabonye byinshi imitima yego umuntu wese ahantu yaba ari ahabwa ubutunzi. Mukuri kose kuko izi ni imbaraga z'umwuka, ni imbaraga z'umurengera, ni imbaraga ziva ku bakurambere. Amafaranga yo kwisasira kwiyorosa, upfa kugenda ukagira neza ntugire nabi, ugakora imirimo y'urukundo kuko abariho bategereje kuzapfa, ariko abapfuye ntacyo bazuretse gutegereza kuzazuka. Nabari mu muhanda aho waba uri hose wakira ubutunzi. Nabari mu muhanda aho waba uri hose wakira ubutunzi. Yego mukoresha iki kugira ngo abagereho bari hanze? Imbaraga z'abakurambere nizo zibikora. No mu madolari wakira mu madolari igihugu urimo nicyo uvuga ngo nshaka ubutunzi mu bwoko runaka bw'amafaranga aho uri hose. Bikorerwa mu kirere nko kubona biro de change zibaho. Abakurambere no bafite imbaraga zo gushanja. Ayanga ntago twe dukora amafaranga. Iyo tuganye tugasanga ufite impano yo gutunga no gutunganirwa, tugufata ukuboko tukagushyira ababyeyi nk'uko magarariye ababyeyi ku isi. Narangiza ugahabwa ubutunzi bigendeye ku bushobozi bwe washobora gukoresha. Murakoze ndumva twareka tukabasezerera. Uramfasha rero, uramfasha kiriho nimero zawe kuko jewe bibirandenze. Mbonekaho ni 0784 ni 0784 ni nayo yo kuri WhatsApp. Iyo nimero igihe cyari cyo cyose uyihamagaye ntuyibone uyandikira kuri WhatsApp. Ngira amasaha yo kugira abo nakira abo kuri WhatsApp nabanyandikiye ntabashije kuboneka. Nibyo binyorohera. Warambwiye ngo utanga n'akazi kabutagira. Yego n'urubyaro kubarubuze kuko ntago ari bigusa n'indwara turazivura. Warambwiye ngo abantu banyuzwe ngo imitungo yabo ngo mukazi bigene neza ngo bahashirukana. N'abakodesha amazu bakamburwa upfa kuba utari kubeshya kuko yubeshye mpita mbireba. Ababuze urubyaro yubeshye mpita mbireba. Imbarizimane zombi nabo turabafasha
tukabasha tukabanza kumenya niba atari ubugumba ari igeno. Hari ubugumba bw'igeno Imana iba yarabagenye ariko bagomba kubaho, ariko hari amarozi, amashitani, indwara z'ibitegano, uburozi bw'ibiryano, abantu bamburwa, abantu bibwa. Ibyo byose nahangaha mwabonye. Aha ni ku Gicumbi, buriya mwasanze ku Gicumbi mu rugo. Nimwongera kunsura nzabajyana noneho ku Gicumbi cy'abakurambere, mubona nimbone nkubonaho muzajya mureba na basogokuru banyu mwabana mwe bapfuye. Uyu mwuga wawe utangiye ryari, umazemo igihe kingana gute? Uyu mwuga rero ngewe nkuko biri ndi umurarwangoma, mwumazemo imyaka 20, ubu mfite 38 mwukora, ariko muri 18 sogokuru yandaze ingoma ntangira umurimo wanjye. Kuko ngewe ungi bwanjye ndi burebure imbaraga zibikora neza abakurambere. Murakoze cyane. Arabufite bagukorera. Uyu muntu ari mu ihembe se cyangwa ihembe ririmo umuntu? Ni ukuvuga ngo iri hembe ni iginkura rishinzwe kujya guhiga andi mahembe bateza abantu. Ibyo mumva ngo ibitega ibitama, muraribona rigizwe n'amabara atandukanye. Abantu bakombaje ngo n'ujye bita riravuga. Shatse naceceka rikavuga ryonyine. Reka nemeye kiro keretse gato ngoni rivuge ntuvuge vuga wahembe. Yesu we, amubaza icyo ushaka kumubaza. Barakoze, Imana ibahe umugisha. None se ko mudafasha abababaye n'imfubyi n'abapfakazi? Jewe n'abandi bazabagane. mumbarize ko nanjye yafasha. Murakoze babyeyi, uzasaba ari umuntu tuko tongo kiroso ni mumbarize ko nanjye yagira ikintu bamfasha. Yego murakoze babyeyi, gutungana n'ukwanyu. Murakoze cyane. Ese kujya kumimashye muga reka jewe ese tugere kurampaho bakonzi basaba cyangwa ba KIGALI yizi, reka nigendere.